avuga n'ibimenyetso, aravuga ati ngewe nabonye uyu mukobwa ari gusambana n'umuhungu runaka, avuga uwo musore twari dusabanye, ndamwibonera n'amaso yanjye n'amatwi yanjye ndabiyumvira, ibintu byose nabibonye. Anararira aravuga ati ikintu cyatumye bimbabaza nuko babikoreye ku musozi, kandi ari abakozi b'Imana, uyu mukobwa mumwemera. Yaravuze ngo hagurutse nka Mikaya ngo nuramukubanye nawe ngo ntago muzigera mubyara. Ubwo uraza kutubwira uko bimeze, ubwo buhanuzi yahanuye niba bwarasohoye. Yarahagurutse nsomera ijambo riri muri Samweli, arambwira ngo nkuko bari abana ba Eli bapfiriye rimwe. Aravuga ngo kuko yumvaga bari guhisa ngo ndatwita, aravuga ngo iyo ndufite ngo niko abana bazavukamo babiri b'impanga b'abahungu bazapfira rimwe, ntabwo uzigera ubyara. Ntacyo umutima wanjye wanshinjaga, ntabwo nari ntwite, nari nyiri umukozi w'Imana. Ndavuga ati Mana niki gitumye umvuma imivumo inganuke? None si imivumo yawe, iyi mivumo yaba ari wowe uyimvumye, kandi ntabwo ubushizemo ngo ndatwite, kuko urazi ko kuva mbayeho ntigeze nkinisha icyaha. Byabayeho umupapa umwe arahaguruka, sinzamwibagirwa, arahaguruka avuga mu ndimi, dutegereza ko hanura, arangije avuye mu ndimi arababwira ngo muceceke, niba ari Imana ibashigikiye ubukwe buzaba, n'abaciye bugufi Imana bakorera ubukwe kandi bukagenda neza. Amen. Abakata gato n'abatayikase bose Imana irabubakira. Saha izi ngizi Imana yaranyubakiye, nta gato twari dufite, ni umugati umuntu yatuzaniye awukuye muri buranjeri bisanzwe. Twagiye n'amaguru tugenda imihanda yose, abantu bari kudushungera, bari kudutuka, bari kutuvuga, bari kutugira ute, ariko kuko nari nariyemeje ko nzubahisha Imana, ndayubahisha. Bivuga ngo Imana igiye kureba ko wayubashe, ntabwo ireba ngo wayubashe uri mu jipe cyangwa uri muri Rava cyangwa uri muri Land Cruiser cyangwa uri kugenda muri modoka, naho undi wagiye n'amaguru amenya ko yabaye intahemuka Imana imenya ko yabaye intahemuka kuri we. Ariko umuntu kaje gusezerana niho yawe n'umuntu amutwerera ibiceri 700. Yari umuntu w'umukene twasenganaga, ahita bituma umuhungu wari uri kumwe aramubwira ati genda ungure fanta 2, ungure uducupa 2 twa fanta, uzane n'imiheha. Ubwo igitambo kirabonetse, izabageni bari bumwe zirabonetse, ibindi ubundi. Abantu babakene ntabwo bagira abantu benshi babari inyuma, ariko bari bahari. Bahagurukije uruhande rw'umusore, arahaguruka, yari kumwe na parewe, atera rero ifite imbaraga. Abantu bose bagira amaranga mutima mu rusengero, ku buryo ubwo bukwe n'abatabutumiyemo bose babutashe. Ujya iyo ufite amavuta y'Imana, nibivuza Imana ihita yivugira. Uvuze ijambo rimwe gusa, Imana ihita ivuga menshi, ikababwira iti guki, ikabemeza ibintu byinshi mu mitima, ikavugira mu mitima y'abantu. Tugiye kubona tubona bazanye izindi fanta, Marene bamuhereza fanta, Bafiya Donere babahereza fanta. Tugiye kubona ubukwe bwacu nk'uko Imana yabivugaga bwatashwe n'abantu batagira umubare, bititawe nuko wenda abantu bagiye imiryango ye yagiye ivuga ko nta bukwe ifite, bakabuza abana barabafungirana. Umwana umwe yatorotse yageze mu rugo, umva ibyamubayeho n'ubuhamya burebure, bakabafungirana ntibaze mu bukwe, ariko Imana yakoze ubukwe. Amen. Masege Imana yakoze ubukwe. Imana yankoreye ubukwe bwiza, ubukwe bwari burimo fanta nyinshi cyane. Ndabyibuka hari umusore umwe yaricaye, yakoraga mu bintu by'icyokezo, aricara aravuga tumva uko byagenda kose numvishe ngo muganga afite ubukwe nanjye nejo bundi ndi umusore. Afata igare aripakiraho amafanta, arababwira ati mupakire fanta zigiyeho njye mu bukwe bwa muganga. N'undi muntu nawe apakira amafanta, igare riruzura. Tugiye kubona tubona amakesi y'amafanta. Umva Mana bavuze ngo nanyweye fanta yabo, ibineza neza byaransanze. Umugabo hari ukuntu umugeni n'umusore yabicaye bongorerana, arambwira ati ndahasize uducupa 2 gusa, nawe ndi kubona ibyabaye hano ntazi ibyari byo. Ko ndi kubona abantu ahantu twe dutuye hari ibiti byavoka, abantu barabizi neza. Ko ndi kubona abantu mu biti, abantu baraje, imbuga iruzura, buhurira amazu, abandi bajya hejuru y'ibiti. Ko ndi kubona n'abantu bo mu biti bose, buri wese afite fanta, bari guhana ciyazi. Ibintu bimeze ute? Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Masengesho Innocent, kandi turongeye turagarutse, duhaye ikaze bakunzi b'Abaragwa TV. Kuboko kw'Imana kwiza ni kubane namwe, kandi
natwe turabishimiye. Turabizi ko abakunzi ba Baragwa TV mukunda ijambo ry'Imana, kandi ni umutsima utera imbaraga. Turi kumwe n'umumama umutumirwa, twifuje ko aza kubaganiriza ijambo ry'Imana, kandi ni umumama mwiza ufite ubutunzi muri we Imana yamuhaye. Reka dutangire tumwakira, dusuhuze. Yesu ashimwe. Nitwa Ntakirutimana Christine, ndi umumama, ndi umupantekote, nsengera kuri Mahoko, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana, nkunda kurisoma, narangiza nkarisangiza abandi. Imana yacu iduhana umugisha. Muri aka kanya k'umugisha rero tubonye, ndifuza ko twasangira ijambo ry'Imana kugira ngo twese tubashe kumvira hamwe iby'Imana idushakaho nuko twayizera. Imana yacu ibaha umugisha. Murakoze kutwumva. Tumuhaye ikaze, amazina ye murayumvise, asengera murahumvise. Reka rero dutangire dusenga Imana, kuko turabizi ko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Reka asenga Imana, namara gusenga Imana kandi akomerezeho n'ijambo ry'Imana. Ni karibu. Reka dusenge. Urakoze Mwami wacu, dushimye neza n'urukundo rwawe ruhambaye, dushimye imbabazi zawe n'umurava, dushimye uburinzi bwawe, ingabo nyinshi watanze zigapfa ku bwacu, tukaba tugeze ku isaha turi bazima, tuvuga izina ryawe, tuvuga imirimo wakoze, tuvuga ibitangaza by'imirimo z'intoki zawe. Izina ryawe n'igiza n'igikundiro. Uri Imana igira neza. Rero nubwo twebwe tugenda dukora amafuti tukakora ibyaha, ariko amaraso ya Yesu natwomore, natweze rwose. Umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo Uwiteka umucamanza amaze kumbonaho ayo maraso, ntabwo yanciriye urubanza rubi, ahubwo yanyisukiranuka. Nyemerera uturebere muri ayo maraso rero, abari bwumva ijambo ubarebere muri ayo maraso, ubeze rwose. Birakwiye kuba babera, kuko no bahamagaye n'uwera. Abateze amatwi ijambo bose ubezesha ayo maraso kugira ngo tubashe gukurikirana ijambo twejejwe nawe. Reka ukomeze utwiteho rero, imbabazi zawe zibane natwe, igikundiro cyawe nikituveho, urukundo rwawe rutwomeho mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje guheza imyuka mibi, abazimu turabaheje mu izina rya Yesu Kristo. Turaritse imbaraga zisumba byose, imbaraga z'Imana yera, imbaraga z'Imana yo mu ijuru, imbaraga zikora ibitangaza, imbaraga zishobora byose. Izo nizo turaritse muri iyi gahunda. Ngaho bana natwe tugire neza, bana natwe twese hamwe, abibumva ijambo bane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu. Murakoze. Amazina ni yayandi, ndi umukozi w'Imana isumba byose. Nshaka kubasangiza ijambo ry'Imana. Ni ijambo nakunze cyane, ntabwo ari ryo nzi gusa, nta nubwo ari ryo nize gusa, nta nubwo ari ryo nasomye gusa, ahubwo uko bukeye nuko bwije umuntu agenda atanga ijambo bikurikiye nuko Imana yateguye. Imana yacu nitwegere cyane. Nigeze ndirimba indirimbo ivuga ngo Uwiteka ampa imbaraga buri munsi. Bivuga ngo buri munsi, impamvu dupangira ijambo buri munsi biterwa nuko umutima w'uryumva waramutse. Ntabwo Imana izaguha imbaraga zo kurwana n'ikigeragezo cyo kwambara ubusa kandi izi ko waburaye, ahubwo izaguha imbaraga zo kurwana n'inzara. Ntabwo izaguha imbaraga zo guhangana nuko wabuze inzu y'ikode kandi ufite inzu yawe, aho kugenda gutangira imbaraga bitewe n'icyo ugiye guhangana nacyo. Bivuga ngo ijambo turasoma rero Imana yariduhaye bitewe n'uko uyu munsi uhagaze mu mitima y'abari bubyumve, kuko yo ibasha kumenya cyane biri mu mitima yacu. Imana yacu twegere. Turasomera hamwe ijambo riri muri Yesaya 61 umurongo wa mbere, turivugeho gatoya, dutanga ubuhamya, ubundi ibindi turagenda tubimenya gake. Dusome Yesaya 61. Haranditse ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Turasubiramo. Umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingura abari mu nzu y'imbohe. Imana yacu dufashe cyane.
iri jambo ndarikunda cyane, ryaramfashije mu bihe nanyuzemo uko ngana uko, ntabwo ndi mutoya nta nubwo ndi mukuru cyane, ariko hari ibintu twagiye tubona tukabinyuramo tukabona ko dufashijwe n'Imana isumba byose. Iri jambo n'umukozi w'Imana Yesaya wabivuze, aravuga ngo ndavuga kuri ziriya mvune zo mu mitima, ndabivugaho amagambo makeya. Mpumuriza abazifite, mpumuriza ababana nazo, mpumuriza abazigendana, kugira ngo babashe gusogongera no kumenya umwaka Imana izagiriramo imbabazi. Imana yacu twegere. Ubundi Imana turayizera kuko tuzi neza ibyo yakoze. Iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba ukuntu yagiye igirira neza abakera, yagiye igirira neza abatambutse, abatubanjirije, ubona ko Imana atari iyo kwiga gukora uyu munsi, ahubwo bitangiye kera. Imirimo y'Imana yatangiriye ku batubanjirije, imirimo y'Imana yatangiriye ku bakera. Niyo mpamvu tugenda tubisoma tukabimenya neza, tukabyumva natwe tukabyizera, tukanayizera kuko ni Imana ishobora byose. Yesaya rero yabwiye aba bantu, arababwira ngo Uwiteka yaje kuvura abafite imvune zo mu mitima. Imvune zo mu mitima ndazivugaho, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu umuntu abana nacyo, ukabana n'izo mvune, ukagira imvune nyinshi zo mu mitima, ariko umuturanyi wawe ntamenye ko uzifite. Ukabana n'imvune zo mu mitima, umuvandimwe wawe akaba atamenya ko uzifite. Ukabana n'imvune zo mu mitima, itorero ubamo rikaba ritamenya ko uzifite. Ndatanga urugero, hari igihe umuntu akora impanuka akavunika, cyangwa umuntu agakora impanuka agacika akaguru. Uko byagenda kose yagenda mu nzira baravuga bati uriya muntu ni casualty, bivuga ngo abantu bose barabimenya. Nshatse kuvuga ku mvune z'uruhande rw'umubiri. Umuntu akagira ikibyimba cyangwa agaheka inyonjo, ni nk'urugero, abantu bose baravuga bati twahuye n'umuntu ufite inyonjo, ariko kuko bigaragarira ku maso y'umubiri. Iyo tuvuze ibyo mu mutima rero tuba twinjiye ku ruhande rw'umwuka. Imana yacu twegere cyane, Imana yacu dufashe kandi duhe kwiga iri jambo neza. Imvune zo mu mutima ni ikintu ubana nacyo, ukabana nacyo umukunzi wawe mukundana mubwirana sheri shushu switi, ntiyigera amenya izo mvune. Ariko umva uko Yesaya yavuze, yaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri we, kandi yaje kuvura abafite bene izo mvune. Bivuga ngo bene izo mvune nta muntu wazivura uretse Uwiteka, kuko we ushobora guhisha umuntu ko wavunitse, ushobora guhisha umuntu ko ufite ikikugoye mu mutima cyangwa ufite ikikuremereye, ariko Uwiteka uri mu ijuru akaba yabonye ibyo byo mu mutima wawe. Hari igihe uhura n'imvune zo mu miryango, ugahura n'imvune z'inshuti mbi, ugahura n'imvune zo muri sosiyete ubamo, ariko Uwiteka akagufasha akazireba. Ushobora kwibanga, ntuvuge ko wavunitse, ntuvuge ko umuntu yakoremereye, ariko Imana ireba ibyiherereye iba yabibonye. Haleluya. Imana ireba ibyiherereye iba yabibonye. Gira imvune yamvunye, nshobora kuyivuga ukumva itakuvuna kubera amaboko yaba gushigikiye, ariko ngewe yaramvunye kandi mbere igihe kirekire. Imvuna mu gihe kirekire nta n'ubushobozi mfite. Mu gihe cyo gutegura ubukwe bwanjye nababwiye ngo ndi umumama, mfite umugabo n'abana 3. Igihe cyo gutegura ubukwe nahuye n'imvune nyinshi, ziramvuna zirankomeretsa. Ubukwe bwanjye bushaka guhagarikwa, bushaka kugira ute, abantu bagatanga amakuru atariyo, ariko rati icyo naziraga nuko navukaga mu muryango ukenye. Buriya hari igihe uhura n'imvune no kuvuka mu muryango utishoboye, abantu bagenda bakuvuna uko bwije n'uko bukeye. Nakundanye n'umusore, igihe kiragera tugera igihe cyo gushaka. Ntabwo nari ndi mukuru cyane, mfite imyaka 22. Ndabyibuka hari mu 2013 duteguye umushinga w'ubukwe, kuko hari harimo abaturusha amaboko batabushigikiye, cyangwa se bitewe naho yavukaga bashaka kumushingira uwo bahwanyije ubushobozi. Nagwanye urwo rugamba ndugwana mu gihe cy'umwaka. Bibi bintu birebire mu torero, birasakuza mu torero, bibi bintu birebire, hazamo ibice bitandukanye. Bamwe bakavuga bati umuntu niba yakunze undi babane, undi ati ntabwo bazasezerana tutakiri mu rusengero. Ariko nshaka kubabwira ko izi mvune ukuntu Imana igizomora. Iri jambo Yesaya yavuze ntabwo yavugaga ibihuha, yavugaga ibintu tunyuramo, ibintu tuzi, ibintu tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iri jambo ndyumva cyane kuko ni ibintu byamvunye umutima, kuko byageze igihe bitewe n'ubwo rugamba nagwanye
bigera igihe numva ntabwo naravunitse, nkumva ndi ikibazo mu bantu, nkumva nkavuga se Mana nzira iki, nkisuzuma ngatekereza ngasanga nta kintu nzira, ngasanga ndi umukristo kandi wo mu mutima, ngasanga ndakijijwe pe, ndi umukristo wo mu mutima, ntabwo ndi wa wundi wishushanya. Burya umuntu umutima wawe niwo ubasha kuwukontorora. Ntukabona umuntu ari kujya mu rusengero mugahora mushwana nawe, mugahora mutongana nawe ngo ni umupagani wo mu rusengero, nikiwe ubwe ababizi. Ashobora no kuba ari umupagani ariko abizi ko ari umupagani, azi ko ari umupagani kandi ari mu rusengero. Njyewe rero icyo gihe numvaga ndi umukristo kandi wo mu mutima. Imana yacu idufashe cyane. Ibi birangwanya umuryango kuko nashakagamo utanyemeraga, habe na gake. Umugabo akimara kunkunda bahise bamuca mu muryango. Ndavuga muri makeya, ubukwe bwacu bwo ku murenge, yavuye mu rugo wenyine, turagenda duhura ku murenge. Ngewe nabaga mfite abamerekeje kuko ari korali naririmbagamo, ndi dirigente wayo. Bivuga ngo ni imiryango itanshigikira, abaririmbyi burya ni umuryango munini, abaririmbyi baje ari 20 burya uba wanagize ubukwe bwiza. Ariko ndavuga ku muryango wanjye nta kibazo cyabagamo, mbese byabaga bimeze neza. Ikitari gihari ni ubushobozi cyangwa n'ubukungu, twari rubanda rugufi. Ava mu rugo wenyine, ndabyibuka yansanze ku murenge yahumagiye, araza turasezerana. Igihe cyo gusinyabura abantu bamusinyira, abadasoba ku murenge cyangwa harabaga abantu bita abareko defense, icyo gihe nibo bamusinyiye. Turatahasubira mu rugo, kuva uwo munsi bahita bamwirukana iwabo. Twasezeranye ari mu kwa kabiri ku murenge, ibintu bifata intera ndende. Twamaze amezi 9 tutarasezerana kubera kujyana ikibazo mu rusengero, tuti tushaka gusezerana bakabisubika, babisubitse inshuro 9. Ngo basubitse gusezerana kwawe inshuro 9. Mwayo mezi 9 buri kwezi niko nabashiraga ikibazo, tukabwira dushaka gusezerana, dushaka kugira ute, bakabisubika. Hakazamo abafite imbaraga ba rubanda rugufi, burya ntabwo dukunda kumvwa cyane. Ariko nshatse kubabwira ko Imana ivura imvune zo mu mitima. Muri icyo gihe abantu bose bampahanye gutyo, bambesheye ibintu byinshi, bavugaga ngo ndi umukecuru. Masengesho ntabwo umwana urangije kwiga ku kanya ufite imyaka 20 burya bashaje, abari mutoya abageze igihe cyo gushaka, hari n'abategereza bakagera na 25. Ariko kuko ari imvune zabaga ngombwa ko nzivunika, kuko nabaga nizeye ko igihe runaka Imana izankiza izo mvune. Imana yemeye ko bimbaho. Ntabwo nigeze nsiba amasengesho muri icyo gihe, ntabwo nigeze nsiba gahunda z'itorero, nta nubwo nigeze nsiba gahunda za korali. Nakomeje nkora umurimo w'intambara zikomeye, hazamo amashyaka. Bigera igihe batangira kunkorera politike yo kunshiraho ibintu by'ibyaha kugira ngo bance mu torero sinzabona aho mvugira, kuko bamwe mu muryango w'umugabo bari bafite imbaraga mu itorero ziruta izo mfite. Banshyizeho dosiye nyinshi rero, Imana igenda izindenza. Ndabyibuka nari mfukamye ahantu nagiye gusengera ahantu Musanze ku musozi, mbwira Imana nti Imana byose nemeye ko bingeraho, kandi byose byemerewe kungeraho. Ndabizi umutima wandemanye ni umutima wo kwihangana n'uwo gutuza, ariko ikintu ngusabye ni kimwe, mbona ntazashobora kwihanganira. Banshizeho dosiye nyinshi, basambanye, aratwite, agize ute, ibintu byose. Ndavuga ikintu kimwe ntazihanganira pe, byose wemeye ko bingeraho. Uzambabarire, uzamfashe. Kubera ukuntu nakundaga itorero, ntabwo numvaga mpangayikishijwe n'uko ubukwe buzaba cyangwa buzagira ute. Nahise mpangayikishwa, hatangiye kuzamo izo dosiye mpangayikishwa nuko bizagera igihe bakampagarika mu torero. Ndapfukama ahantu, burya ibintu tuvuga twiherereye dukina, Imana irabizi. Ibintu tuvuga twiherereye n'ibyo wavuga ujujura mu mutima wawe, Imana ibibyumva. Burya nta jambo uvuga ngo Imana ntiryumve. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo n'agashishi k'umukara mu joro ry'umukara Imana yakibasha kukabona. Haleluya. Byageze aho njya gusengera Musanze, mbonye ko no guhagarikwa birimo, ndavuga tuwiteka Imana, bitewe n'ukuntu nkunda umurimo wawe, uzamfashe, bazanyange, bazagira ute, ariko nta kintu nabakoreye ngewe. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzanakurekura.
ariko uzamfashe ntibazampagarika imbere y'iteraniro kuko nabonaga nabyo birimo ngo nature ngo kuko nabonaga baramutse bampagaritse imbere y'iteraniro kugira nzarisubiremo nta nukwemera icyaha utaragikoze. Ndavuga Mana ureba ukuri ko mu mutima niko Dawidi yavuze, mu mutima hiherereye uhamenyesha ubwenge, we uzandinde byose bingeraho, bancire politike bajye kubashumba bajye kuba pasiteri, ariko sinzahagarara imbere y'iteraniro ngo nasambanye kandi ndi kubeshegwa. Imana yarabikoze. Ndabyibuka habaye inama yo kunca ariko wa gatandatu amateraniro arangiye ya mu gitondo, inama iraba ku cyumweru habami twe dufite igaburo nko kwa gatandatu w'igitaha, ubwo sinemerewe no kuririmba n'indi dirija sinabimenya, kumva amakuru yabagezeho kwa gatandatu nimugoroba korari yacu nibwo yarepetaga, nje kurepeta numva dirija arambwiye, dirija warunyungirije nsanga yafashe gahunda, arambwira ati ntabwo uri buririmbe nejo ntuzaririmba no ku giterane cy'igaburo ntuzaririmba kuko ibyaha wakoze babimenye kandi kwa gatandatu bazaguca. Numva ngize ikibazo, ariko nibuka ikintu nabwiye Imana, ndavuga nibuka ko nayibwiye ati Imana uzambabare sinzamagarara imbere y'iteraniro ngo narasambanye kandi ntarabikoze. Nibuka iryo jambo nigeze kwiga riri muri Zaburi rivuga ngo Uwiteka areba ukuri ko mu mutima hereye hamenyesha ubwenge. Ndavuga ati Imana niba ureba ukuri ko mu mutima kuzi ko ntabikoze, ni kuki umpemukiye ugatuma mpagarikwa mu teraniro? Imana yacu isange abantu bafite imitima yihebye nkanjye uko nari meze. Numvaga ari ibintu bindemereye kuko mbivuga muri makeya, iyo uvuze inkuru imaze igihe wumva wenda hari ibintu bigenda bitakara, ariko uburemere byari bifite icyo gihe byari ibintu bikaze kuko imidugudu yose yarabimenye, paruwasi yose irabimenya, imenya ubukwe bwanjye, irabumenya, imenya ko hari ikibazo kuri paruwasi yacu. Nahagaze ku ruhande sinarepeta ndicara, ariko ndarira cyane, ndarira. Ubwo umwanzuro wabaga wamaze gufatwa, abakomeye bari kungwanya bazi ko byarangiye. Ndabyibuka igiterane mbere yuko kiba ariko wa gatandatu narazindutse nza mu giterane. Ndavuga ati bance mpicaye mbimenye kuko mpunze nkava mu iri torero njye narahiye ko nazarivamo, kandi niko byagenze, n'ubu ndacyaririmo ndi umukristo. Ndavuga ati nimva mu iri torero bazavuga bati bugiye yarabikoze. Ndicara mu teraniro ngiye kubona mbona umuntu mwaraje aramagurukije, arambwira ngo nimpaguruke nje kuririmba muri korari ngo kuko ibyo bandeze basanze atari ukuri. Nshima Imana kubw'icyo kintu yakoze kuko Imana ijya yumva gusenga kwacu kwiherereye. Abantu bahangayitse iyo bafite ubukwe, nanjye nabaga mpangayitse. Ari kintu numvise neza. None se wari uri mu iteraniro uracibwa, mu kimbo cyo gucibwa bahita baguhamagara ngo ujye kuririmba. Baraguhamagara ngo uwaguhamagaye ngo ujye kuririmba se ni pasitoro, ni mushumba, ni mwarimu, yarashinzwe iki kuri iryo torero? Okay, masengesho sinzi ukuntu babikontroye, bo baraje uwamagaritse turi kurepeta ni dirijante warunyungirije, yarambwiye ngo nicare ngo ndaririmba kubera ibyaha nakoze. Ubwo niwe batumye, yaraje arambwira ngo nimve mu bakristo njye kuririmba, basanze ibintu byose ari binyoma. Nuko byagenze, ari yo mpamvu Zaburi Yesaya yavuze mu mirongo y'epfo aravuga ngo naje guhereza abantu ibyishimo mu kimbo cy'ivu, ngo nza guhoza barira mbaha ibyishimo mu kimbo cyo kurira. Imana yacu twegere cyane. Ni mwubwo buryo rero yaje arambwira ati haguruka uririmbe. Muri icyo giterane nabashije kuririmba, nshima Imana yo mu ijuru. Ndavuga ati bugi Imana ntabwo ibesha. Ndabwibuka icyo gihe mfukamye Musanze, ntabwo Imana yansubije ngo imbwire ngo mwana wanjye ntabwo bazaguca, ntabwo bazakugira uti. Ariko Imana yita gusenga ko bafite umubabaro, kandi niba ufite ishaka ry'ibyiza Imana ntabwo yakugirira nabi. Icyo gihe nabonye uwo munsi urangiye, ndavuga ati Imana habwa icyubahiro, wajya gumbwira ibintu byinshi, ukambwira ko ubukwe buzaba, ukambwira ko ibintu bizagenda neza, ukambwira ko uzampa abana abahungu n'abakobwa. Iki kimenyetso mpaye ni ikimenyetso kinyereka ko uzangirira neza. Kuba naragusabye ngo ntibazampagarike nkabona ntabwo bampagaritse, nshimye Imana cyane, nkomeza kuba mu torero gutyo. Ibyo birahava byinjira mu bahanuzi. Burya abahanuzi bavuga Imana itavuze nabi Imana izagera bababarira cyane. Mu rusengero najya gusenga mu masengesho nkagira ngo ningewe umva ninge bahaguruke njyenyine. Ndabyibuka igihe kimwe
umuntu umwe yigeze guhaguruka avuga ibintu by'ibinyoma aravuga ngo yambonye ndi gusambana nticaye. Ndabyibuka twari twasenze amasengesho ya komite z'amakorari muri paruwasi, avuga n'ibimenyetso aravuga ati ngewe nabonye uyu mukobwa ari gusambana n'umuhungu runaka, avuga uwo musore twari dusabanye. Ndamwibonera n'amaso yanjye n'amatwi yanjye ndabiyumvira, ibintu byose nabibonye. Anararira aravuga ati ikintu cyatumye bimbabaza nuko babikoreye ku musozi, kandi ari abakozi b'Imana, uyu mukobwa mumwemera ahagarariye korari. Ibyo bintu rwose mu bisuzume, twe turi mu makomite y'amakorari. Ndabyibuka arangije narambaza ngo mbese ndakubeshyeye, kubera ikibazo nari mfite mu mutima nsa nk'uwari warafite ikintu kihahamuka. Amaze kumbaza ngo ndakubeshyeye, mbura ikintu musubiza, amarira aragwa. Amarira amaze kugwa aravuga ati aha, uyu muntu ndamubeshyeye, nanjye n'ibibazo byinshi n'intimba nyinshi n'ubwana bwinshi mpita mvuga ngo oya. Ariko nsenga isengesho rivuga ngo iryo jambo burya amagambo twize tujye tuyazirikana, ajya dufasha mu bihe bikomeye. Hari igihe uhura n'ikigeragezo wakwibuka ijambo wize, iyo wize kandi ukanafata rikaguhumuriza mu gihe. Ndangije ndavuga ni nubwo mbyemeye kubera ubwana n'ubwoba ndi mu bandusha imbaraga, ariko Uwiteka areba ukuri kwa hehe ko mu mutima. Mu mutima hamenyesha iki? Ubwenge. Ako kanya umuhanuzi yahise ahaguruka, ntabwo navuga ngo ni umuhanuzi w'Imana kuko si Imana yari imutumye. Aramfata akagera nzunguza nkubita hasi aravuga ati hano ibi nibi, ahita akurura igikorwa kiri kuba. Ihane gusomana, ihane gusambana, ihane kugira ibintu byinshi. Undi avuyeho, undi aramwakira, bibuka nguko bancira urubanza mu buhanuzi. Ndangije ndicara ndavuga ati Uwiteka, uko biri kose wowe wanze ko bampagarika kuri uyu munsi, uzongera wiyerekane nk'Imana. Ngize ikibazo. Uwa mbere yaraje, mwari muri mu rusengero, ndi kugira ngo ibi bintu bisobanure neza. Mwari muri mu rusengero, ahita ahaguruka aravuga ngo we yakubonye muri no kubikora, muri gusambana, ariko we yabivuze ngo wabibonye ku maso ku maso. Amaze kubivuga bitewe n'ubwoba no kubura umwana, uhita wemera ibyo utakoze. Umuhanuzi nawe abarahagurutse, we yarahanuye ari kuvuga mu ndimi, ari kuvuga ngo warasambanye, n'undi nawe aramwakira undavuyeho. None si ibyo bintu maze kubona bibaye gutyo, witwaye gute? Wifashe gute? Byagenze gute muri urwo rusengero n'abari barimo? Byagenze bite? Masengesho ubundi kera iyo icyo gihe ntarahura n'iryo shuri, hari igishuri tubamo kugira ngo dukure cyangwa tumenye ubwenge. Nabonaga umuntu wese uvuga indimi nkumva ko avuga ibintu bivuye ku Mana, kandi nkamwubaha. Kuko ngewe nkimara no gukizwa ngeze nko muri segonderi mu wa kabiri, Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. Ntabwo nari nzi ko umuntu avuga ibyo atabonye, ariko icyo gihe narabyize kandi ndabibona, ku buryo nabibwira n'abandi bose bankurikiye ko amajwi yose adaturuka ku Mana. Ako kantu gasobanureho cyane. Amajwi yose ntabwo aturuka ku Mana. Hari umuntu uhanura ibyo yumvise, hari uhanura n'ibyo atekereje, hari n'uhanura avangiwe na Satani. Abo bantu bose barahari, ariko icyo gihe abo bantu bamanuriye bahanuye bikurikije ibyo bumvishe ko hari mugenzi wabo wambonye ndi gusambana, bumva ko mbere yo gusambana habamo ibikorwa byinshi, gusomana no kugira ute, bahagurukira mu iyo ritime banshinja ibyo bintu. Ntabwo nigeze mva mu nzu y'Imana. Bivuga ngo ikigeragezo cyose wahura nacyo, burya ibintu byo gusenga ni byiza. Icyo gihe nakundaga iriya ndirimbo ya 47 ivuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo binyemeze ko Yesu asubiza, ngo ibihe nsenga Uwiteka binyemeza ko Yesu asubiza, ngo kandi byamara no kuntarura mu mpagarara, ngo nkegera aho Data ari ngo nkamuganyira ibyo nkenye byose. Byageze igihe urusengero rwose ruranyanga, abantu bose baranyanga, nsigaranamo abantu bakeya bashoboka nabo badafite imbaraga binzahare nkanjye. Ibi mvuga na makuru yabayeho. Ugeze ku rusengero rw'iwacu ukabaza umuntu wese n'umwana muto wari ufite imyaka 10 yabikubwira. Ibi mvuga ntabwo ari ibintu by'ibipapirano, ni ibintu byabayeho. Wavugisha umushumba wari uhayoboye akakubwira ko byabaye.
ntabwo ari ibintu by'ipapira. Niyo muye nabo baravuga bati ariko Imana igira neza. Turebye ukuntu abantu bakureze ku Mana, abahanuzi bakaguhanurira bakakubwira ibintu bitari byo, niba byari byo ntitubizi. Iyo Imana iba yumva amabwire, iyaba umuntu yakwifata akajya kukurega ku Mana kandi kabikurikiza, ntabwo ubu ukiriho n'uburi no mu icyo gihugu. Kuko hari igihe cyageze ibyo bintu byo kumbeshera ibintu by'ubusambanyi bivuyeho, hazamo ibintu by'iterabwoba, nabyo biza mu bahanuzi. Ndabyibuka umuhanuzi yarahagurutse aramanurira, ni ku kindi gihe nyine ibyo byo kumbeshera byararangiye, ndabyakira njya mu rugo. Ngeze mu cyumba negeraho data ari nkuko ya ndirimbo yabimbwiraga, kuko kuva kera njye nakundaga indirimbo zo mu gitabo, muganyira ibyo nkenye byose. Ndavuga ko aka kantu ko kuganyira data ibyo dukenye byose, hari igihe uganyira umwana w'umuntu, ariko weho masengesho ntabwo naza kukubwira ngo nkubwire ngo naburaye nambaye n'ubusa n'abana babuze minervari n'inkweto zacitse ngo mbikubwirire icyarimwe. Ariko umva icyiza cya data, uragenda ukamubwira uti nabuze amafaranga, nabuze n'umuceri, nabuze n'isosi, nabuze n'imyambaro, ibintu byose ukabimubwirira icyarimwe. Wowe nshobora kubikubwira ukambwira uti ndaguhereza minervari y'abana nabwo n'uyu munsi gusa ntuzagaruke. Haleluya. Ndaguhereza ibiryo ujye uyu munsi, ariko ejo sinzabigwa kuko nawe urakabije, ugenda ukura amaboko mu mufuka. Ariko umva ko data yatubwiye ngo we tumuganyira ibyo dukenye byose. Nageze mu cyumba rero ndarira cyane, mbwira data, ndamubwira iyo uri mu cyumba wiherereye ujye ubwira Imana ukagira ngo ni umuntu mwegeranye, ukamubwira ibyo ukenye byose, ukamubwiza ukuri, cyane cyane ifite umutima utagucira urubanza. Nshimye Imana yanshoboje gukiranuka icyo gihe, nkomeza kuba umukristo w'inyangamugayo mu mutima. Yobu niwe bivuze neza, aravuga ngo bujya kugeza mpfuye ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Ibishaka kudukuraho ubunyangamugayo ni byinshi kandi byatuma tubutakaza. Abantu benshi muri iki gihe batakaje ubunyangamugayo bwabo, ntabwo bashikamye mu bibazo. Ubukene bwatuma utakaza ubunyangamugayo, ubupfubyi bwatuma utakaza ubunyangamugayo, inzara igatuma utakaza ubunyangamugayo. Ariko iyo waravuga ngo kugeza mpfuye sinzikuraho kuba inyangamugayo. Kuba nari narabyirukiye mu nzu y'Imana nkiga, ngasogongera ngasoma amagambo y'Imana kandi nkayafata, ngasoma amagambo y'Imana nkayiga neza kandi nkayafata, nibyo byamfashije muri icyo gihe. Burya ijambo ry'Imana ni intwari idufasha muri byose. Haleluya. Icyo gihe cyose nakomezwaga n'ijambo. Icyo gihe cyose najyaga gutsikira ngatekereza ati ariko hari umuntu wambwiye ngo usubire inyuma nta mpamvu. Ndavuga se abangaba nibo bazatuma nsubira inyuma. Mpangana nabyo mu gihe kirekire. Ndabyibuka ikindi gihe dusubiye gusenga, umuhanuzi barahagurutse aravuga ati umva nkubwire abahanuzi, kuko ari gihe kigeze mbere yaho higeze kuba igiterane, nubwo bamanuriraga rata ku mudugudu bakamanura ibyo ngibyo, ni ishuri narindimo cyangwa n'amabwire bari bumvishe cyangwa n'ubuhamya bwatwangagwa n'abantu bake batari banshigikiye. Ndibuka turi gusenga, habaye igiterane cya paruwasi nabaga ndimo, nateye ikorasi ivuga ngo kubera nanjye n'amaganya nateraga amakorasi y'amaganya. Nateye ikorasi ivuga ngo Morodekayi yabwiye Esiteri genda utuvuganire ku Mana, kandi naho wakucecekera kizabuza abayuda gutabarwa. Nyimara kuyitsa iyo korasi, umuhanuzi yarahagurutse, n'umuhungu witwa Dawidi wo ku kigwa, asengera ku kigwa, namumenye nanjye icyo gihe. Arahaguruka aravuga ngo umva uko Imana ivuganye nanjye, ntabwo twari tuziranye. Arambwira ngo abantu benshi bashaka ko ubukwe bwawe butaba, babihigiye kera ko butazaba, bari kugusiga amabyi, ariko Imana ije kugusiga amavuta kandi ubukwe bwawe buzaba. Arangije aricarira. Naje gukurikirana amakuru yemenya hasengera, amenya umudugudu, ariko nabimenya ku kanya. Ndabyibuka no mu bantu bamerekeje ku murenge, uwo Dawidi niwe wenyine waherekeje umutware wanjye ku murenge, yaramuhamagaye barahahurira. Uwo muhanuzi barahahurira kuko yaduhaye nimero ye, barahahurira na niwe wamuherekeje ku murenge. Nyuma y'ibyo byose, ubwo byabaye intambara nabyo, ngo kuba umuntu yamanuriye ibyiza kandi ku rusengero rwacu bamanurira ibibi, ngo ntabwo ari byo, ngo ubwo nabahanuzi mba nahaye amafaranga. Kandi masengesha nta mafaranga nari mfite, nibwo nari ndangije kwiga, nta kintu nari nifitiye, nta na gike pe, nari nzahare. N'impamvu bashaka gusibya ubukwe nuko babonaga ko nibaturusha imbaraga butazaba kubera bo bafite imbaraga. Byabaye aho rero biba impaka ndende, njya kwisobanura nabwo ngo nabahanuzi natumye, ariko Imana irigwatiriza. Hari ukuntu Imana ijya yigwatiriza mu bibazo byacu. Abafite amafaranga cyangwa afite indi miryango bakagira ngo ni Imana yabikoze, ariko nkatwe tutari dufite imiryango ikomeye, tutari dufite abantu badushigikiye, tuzi ko ari Imana yabikoze. Imana yacu twegere cyane. Kumva abantu bari kwiha amapeti ngo ni ugukora cyane, ngo ni imbaraga, kandi ari Imana yabikoze.
ndabyibuka nyuma yaho rero y'uwo muhanuzi wamanuriye iryo jambo naryo ndibika mu mutima ndavuga tubwo Imana itazankoza isoni naho banyanga na Yesu baramwanze. Byanyuze mu ntambara zikomeye, inama zirabukwe tubuzana busiba, bigera igihe nko ku nama ya 5 bamwe ubwa mbere byatangiye abantu bose babyanga, bitangira nko ku nama ya 5 abamwe bari kubyemera abandi bakabihakana, ariko finali Imana ibizikiri bukore. Imana yacu yaradufashije rero inyuranye indimi. Ndabyibuka amasengesho yakurikiyeho ntabwo nigeraga nsiba amasengesho kuko nari mfite inshingano muri korali kandi nkunda no gusenga. Umuhanuzi umwe arahaguruka arambwira tumva nkubwire, abahanuzi benshi baraguhanuriye bari kukubwira ibizima, bari kukubwira ko Imana izakugirira neza, ariko ngiye mpagurutse ndi nka Mikaya. Iryo jambo iyo ngibutse numva rinteye ubwoba, nkareba ibyo umuntu yivugishije. Ni ukuvuga ngo imivumo yose bakuvumye, imivumo yose bakuvumye atari Imana yikuvumye, iyo mivumo nta kizagutwara. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu migani ngo nkuko igishwi kijarajara niko umuvumo ubusa utagira icyo itwara. Umuntu ashobora guhaguruka yitwaje ngo ari mu jambo ry'Imana ko Imana itamushigikiye akakuvuma imivumo iteye ubwoba bitewe ako kantu gasubiremo kavuga ngo nguko igishwi kijarajara niko umuvumo w'ubusa utagira icyo umaze. Ajya ngo bigenda bite? Ijambo ry'Imana ryaratubwiye mu migani, ntabwo ndi kwibuka umurongo byanditseho ariko ndarizi. Riravuga ngo nkuko umuvumo w'ubusa, nkuko igishwi kijarajara, muri make kitagira iyo kijya kitagira iyo kiva, nukurirwa kirajarara nyine aho bwije kigeze. Niko umuvumo w'ubusa utagira icyo gutwara. Yakuvuma ariko uwo muvumo ntihagira icyo gutwara. Umuntu yakuvuma ndi umugabo wo kubihamya, umuvumo ntugira icyo gutwara. Amen. Akakuvuma ahagaze yigize umuntu w'Imana ariko yadashigikiwe nawe umuvumo ntabwo ugira icyo gutwara. Nshimye Imana yahuye imivumo y'abantu rero. Uwo muntu yaragurutse ari muteranira baravuze ati ngiye mpagurutse ndi nka Mikaya. Imana irambwiye ngo wiringiye impyisi. Impyisi yavugaga n'uwo mugabo twe tugiye gushakana, kandi Imana irambwiye ngo ntabwo uzigera uheka umwana mu mugongo wawe. Arangije ambwira ijambo ryatumye menya ko atari Imana ivuganye nawe, kuko nyene nicara nkavuga ati Imana rero mpaye ubwenge budasanzwe. Umva nanjye iyo mbikuru ibungu nshaka niba yaringe umva bikanshobera bikananira. Imana rero mpaye ubwenge budasanzwe. Ndaza Imana ndavuga ati Imana niki gitumye imivumo imeze uke? Uyu muntu uko bivuze ahagaze mu zina ryawe yitira izina ryawe, niki gitumye? Mbwira ikintu nakoze. Ntabwo nakwimye icya 10 ngifite, ntabwo nabaze, ntabwo nisha, sindasambana, nubwo babivuga ntabyo nakoze. Niki gitumye umvuma imivumo imeze uke? Ngahumuriza n'abantu bavumwa imivumo iri hejuru y'ibinyoma, mbabwira ngo ntacyo muzaba. Kandi Imana mwiringiye ifite amaboko, Imana mwiringiye ifite imbaraga, Imana mwiringiye ifite gukora. Ndi umugabo wo kubihamya. Arahaguruka arambwira ngo ntabwo nzigera mbyara mu gihe mbanye n'uwo mugabo. Arangije arambwira ntabwo yari umugabo wubatse, mutumva umugabo mukajyana umugabo mukuru, yari umwana w'umusore twari tunganye imyaka. Ntabwo yari umugabo mukuru ngo mbe mukuru kumuruta cyangwa ngo abe mukuru kunduta. Ni umugabo kuko mwubaha kandi ni umugabo wanjye. Ni nk'ubwo rwego nayivuze mutumva umugabo n'umugabo mukagira ngo yari umugabo nubatse nkuye hano. Barakubwiye ngo ni mubana ngo ntabwo uzigera ubyara. Yaravuze ngo hagurutse nka Mikaya ngo nuramukubanye nawe ngo ntabwo muzigera mubyara. Ubwo uraza kutubwira uko bimeze, ubwo buhanuzi yahanuye niba bwarasohoye. Yarahagurutse nsomera ijambo riri muri Samweli, arambwira ngo nkuko bari abana ba Eli bapfiriye rimwe. Aravuga ngo kuko yumvaga bari guhisa ngo ndatwita, aravuga ngo iyo ndufite ngo niko abana bazavukamo 2 b'impanga b'abahungu bazapfira rimwe. Ntabwo uzigera ubyara. Ntacyo umutima wanjye wanshinjaga, ntabwo nari ntwite, nari nyiri umukozi w'Imana. Ndavuga ati Imana niki gitumye umvuma imivumo inganuke? None si imivumo yawe, iyi mivumo yaba ari wewe uyimvumye, kandi ntabwo ubushizemo ngo ndatwite, kuko urazi ko kuva mbayeho ntigeze nkinisha icyaha. Byabayeho umupapa umwe arahaguruka sinzamwibagirwa, arahaguruka avuga mu ndimi dutegereza ko hanura. Arangije avuye mu ndimi arababwira ngo muceceke, niba ari Imana ibashigikiye ubukwe buzaba,
niba atari Imana kandi muzabibona, mureke kumutukira mu migani, mureke kumuvugira mu buhanuzi. Uyu mwana uko muzi nta kintu yagomeye abantu n'Imana. Niba ari Imana yavuze bizaba, niba atari yavuze kandi zabyicira, ariko mugabanye amagambo. Nagendeye ku iryo jambo ndatangira mu rugo, ariko nkomeza kubaza Imana impamvu imvumye. Ndavuga ati Imana, kuko burya umuntu agutegera cyangwa Satani gutegera ku cyo ukunda. Nakundaga abana cyane ku buryo n'igihe hari igihe nabaga ndi kurepetesha korari nkayita nkajya kwibera muri korari y'abana, nkumva nibo banshimishije mu buzima, nkumva nakina nabo, kandi n'ubu niko bimeze. Ngemba numva nakwirwana n'abana, kumva mfite abana bankikije biruta kwirwana n'abagore 20 cyangwa abagabo 20. Bari barangenziye rero, barambonye, abariho bantegera. Igihe cyarageze, ubukwe bubaye, twandika invitation. Tanga invitation ku ruhande rwanjye, abantu barazifata. Umuhungu azitanze iwabo banyura mu baturage bababwira ko nta bukwe bafite, umwana yasaze. Invitation itareka kuzitanga, aravuga ati Imana yakoze kizaba. Igihe cyarageze ndabyibuka, nta kintu na kimwe cy'ubukwe twari dufite. Mbwira n'urubyiruko rwanga kubaha Imana cyangwa bakajya mu bukwe ari ibintu by'amara. N'abaciye bugufi Imana bakorera ubukwe kandi bukagenda neza. Amen. Abakata gato n'abatayikase bose Imana irabubakira. Sahizi ngizi Imana yaranyubakiye, nta gato twari dufite, ni umugati umuntu yatuzaniye awukuye muri boulangerie bisanzwe. Twagiye n'amaguru tugenda imihanda yose, abantu bari kudushungera, bari kudutuka, bari kutuvuga, bari kutugira ute. Ariko kuko nari nariyemeje ko nzubahisha Imana, ndayubahisha. Bivuga ngo Imana igiye kureba ko wayubashe, ntabwo ireba ngo wayubashe uri mu jipe cyangwa uri muri Rava cyangwa uri muri Land Cruiser cyangwa uri kugenda muri modoka. Naho undi wagiye n'amaguru amenya ko yabaye intahemuka ku Imana, imenya ko yabaye intahemuka kuri we. Igihe cy'ubuko cyarageze, nta fanta ntaki, umusore nta kintu afite, aho bari baramuciye, nta kazi yagiraga. Turagenda ahantu twe twatiye inzu turi bubemo, niho twakoreye ubukwe, twubaka ibisharagati by'amahema. Ubukwe buraba. Ndabyibuka tugeze mu rusengero, naramubazaga ati mbese ufite fanta? Akanyihorera, kumbe nta kintu yari afite. Ariko umanuka aje nzamuzana nawe bibabwire neza. Ariko umanuka aje gusezerana, niho yewe n'umuntu amutwerera ibiceri 700. Yari umuntu w'umukene twasenganaga, ahita bituma umuhungu wari uri kumwe aramubwira ati genda ungure fanta 2, ungure uducupa 2 twa fanta, uzane n'imiheha. Ubwo igitambo kirabonetse, iz'abageni bari bunywe zirabonetse, ibindi ubundi ako kantu gasubiremo, ntabwo ngumvise neza. ngo habonetse ngo fanta 2 n'imiheha 2. Urangije uravuga ngo arakubwira ngo ubwigitambo kize gute? Abari baraho byagenze, akantu gasubiremo neza kugira ngo tukumve. Sasa ahantu twari dutuye harimo intera kugera ku rusengero, ahantu twari tuzataha. Ubwo we iwabo nyine bakimara kumucana niho yagiye kuba. Aba mwiyo nzu, iyo nzu ntayageraga umuriro, yari nk'inzu zo mu cyaro, inzu y'amategura nyine, kwa kundi abantu bose bagenda inzu gasigara ku musozi yonyine. Baramubwira bati uzaze uyiberemo. Yaramanutse rero agiye gusezerana ari kumwe na parewe, nta kintu bari bafite. Na parewe nyine urukumva umuntu wemeraga kumwegera ni umuntu utari ufite amafaranga. Umuntu ufite imbaraga wese ntiyamwegeraga, usibye umudiyakoni umwe w'umukongomani, sinzamwibagirwe, Imana imuhe umugisha n'ubu ni umubyeyi wanjye. Niwe muntu wangiye inyuma bwa mbere. Araza akigwatiriza, akareba utuntu duke na duke tudateguye, akadutegura, ariko biraho byagikene. Mbese uko nabonaga ubukwe bwacu, nabonaga ari nk'ibintu by'abana subizi. Nabonaga ari nk'ibintu by'imikino bari gukina iby'abana. Hari ukuntu abantu bakina iby'abana, utwana tugateka, abana bagateka utuntu, nanjye nabonaga ariyo mikino turimo. Kuko ubukwe bwose nari narabonye ari ubwo natashye cyangwa bwabaye ku midugudu, nta bantu nigeze mbona bahura n'ibintu nk'ibyo byacu. Nta muntu wo mu muryango w'iwabo wabutashe. Baraduhagurukije mu rusengero, bahagurukije uruhande rw'umukobwa, korari naririmbagamo yose ihita ihaguruka, n'abari baturutse iwacu bakeya. Abantu b'abakene ntabwo bagira abantu benshi babari inyuma, ariko bari bahari. Bahagurukije uruhande rw'umusore, arahaguruka, yari kumwe na parewe, atera rero uyifite imbaraga. Abantu bose bagira amarangamutima mu rusengero, ku buryo ubwo bukwe n'abatabutumiwemo bose babutashe. Ujya iyo ufite amavuta y'Imana, niba uvuze Imana ihita yivugira. Uvuze ijambo rimwe gusa
Imana ihita ivuga menshi ikababwira iti gutya, ikabemeza ibintu byinshi mu mitima, ikavugira mu mitima y'abantu. Ushobora gutera aleluya y'imbaraga Imana igushigikiye, aleluya ishigikiwe n'Imana. Imana igashira amagambo menshi bakumvamo ibintu byinshi. Yaragurutse atera aleluya ifite imbaraga kuko yaramaze kubona ko Imana itamubesha ubukwe bubaye, kuko ukuntu babugeze intorezo yarazi ko butazaba. Ariko bumaze kuba, akimara kubona utwo dufanta tubiri yari afite amavuta, akimara kubona utwo ducupa tubiri yari afite amavuta, yateye aleluya urusengero ruratitira. Aravuga ati Imana uri se w'imfubyi kabisa, kuko nta mama wagira. Aravuga ati umpaye fanta, nanjye nzagukorera fanta uducupa tubiri, kamwe kaguraga 300 kandi kagura 300. Bagura orange na citron, barazijyana mu rugo, umva bazibika mu cyumba. Aravuga ati ziniza zo kuri service byo kuri stable donner birabonetse. Ibintu abantu bigira ngo nibazasezerana, ngo nihataboneka imodoka sinzava, ngo nihataboneka amatara sinzava, ngo nihataboneka ibitenge. Nta myenda nari mfite, imyenda navanye ku ishuri niyo nashingiranywe. Ndabyibuka nta n'ubushobozi yari afite bwo kugura matera. Matera twarayeho n'umuvandimwe wayiguze. Iyi matera abana bajyana ku ishuri, n'umuvandimwe wanjye wayinguriye. Aravuga ati mwere kurara hasi, nta kiringiti twari dufite usibye ishuka nari naravanye ku ishuri, kandi nayo yari imaze gusaza kuko narangije 2011, nari maze imyaka 2 hanze, yari imaze gusaza no mu rugo arabakeneye, ariyo ndaramo no mu rugo. Gihe kigeze ndayimesa nyine ndayijyana kuko nabonaga nta kintu gihari. Imana yacu idufashe. Ibintu byose muba mukavuga ngo nutabona matera y'ibihumbi 300 ntuzashaka, nutabona imodoka z'umukara zuzagendamo, ntabwo Imana izaba yarakubwiye ukuri. Imana yacu rera kandi Imana irakiranuka. Imana igira neza. Nishimye ko yankoreye ubukwe. Icyo gihe twaratashe, tugezeyo turataha, dusanga ubukwe bwarimbanyije, turicara. Abayobozi ba gahunda byageze igihe nyine uwo mudiyakoni w'umukongomani navuze haraguru ashaka izindi nshuti ze ziramwumva zo mu itorero, mbese basa nkaho bose bikoramo ibice bibiri. Bamwe baza mu bukwe kuko n'ubundi babonaga bwatashye, abapanga gahunda, ibintu biraba, tubona bazanye za fanta. Twicaye tubona bazanye fanta enye ku plateau, bazanaho fanta enye. Umugabo yari yamishe uko byagenze, no mu rusengero namubazaga ngo yabonye fanta, akambwira ngo yazibonye. None abonye bazanyeho fanta enye, ahita nyongora ngo izi fanta zivuye he, kuko nari naguze uducupa tubiri gusa. Abarambwiye ngo yewe, ngo Imana koko ni umubyeyi, ngo Imana ni umubyeyi. Ashimishijwe n'izo fanta ebyiri ziyongeyeho. Turicara, tugiye kubona tubona abantu bari kurya. Ibyo guteka ntubimubaze, ibya gato ntubimubaze, ntabyo yarazi kuko ntiyigeze abona umujyenama. We yabyutse nk'umuntu ugiye mu bukwe, byanga bikunda zikora atahana umugeni we, kandi yarazi neza ko mukunda, nanjye nzi neza ko mukunda. Aravuga ati ntabwo tuzacikira, ntabwo tuzagira uti, nzi neza ko nkunda ubukwe. Namaze kugera mu rugo nta bindi umugeni wanjye ndaba mufite, nta bindi. Tugiye kubona tubona bazanye izindi fanta, Marene bamuhereza fanta, Bafiya Doneri babahereza fanta. Tugiye kubona ubukwe bwacu nk'uko Imana yabivugaga bwatashwe n'abantu batagira umubare, bititawe nuko wenda abantu bagiye, imiryango ye yagiye ivuga ko nta bukwe ifite, bakabuza abana barabafungirana. Umwana umwe yatorotse yageze mu rugo, umva ibyamubayeho n'ubuhamya burebure, bakabafungirana ntibaze mu bukwe. Ariko Imana yakoze ubukwe. Amen. Imana yakoze ubukwe. Imana yankoreye ubukwe bwiza, ubukwe bwari burimo fanta nyinshi cyane. Ndabyibuka hari umusore umwe yaricaye, yakoraga mu bintu by'icyokezo, aricara aravuga tumva uko byagenda kose numvishe ngo muganga afite ubukwe, nanjye nejo bundi ndi umusore. Afata igare aripakiraho amafanta, arababwira ati mupakire fanta zigiyeho njye mu bukwe bwa muganga. N'undi muntu nawe apakira amafanta, igare riruzura. Tugiye kubona tubona amakesi y'amafanta. Umva Mana, bavuze ngo nanyweye fanta yabo, ibineza neza byaransanze. Umugabo hari ukuntu umugeni n'umusore yabicaye bongorerana, arambwira ati ndahasize uducupa 2 gusa, none ndi kubona ibyabaye hano ntazi ibyari byo. Ko ndi kubona abantu twe dutuye hari ibiti byavoka, abantu barabizi neza
ko ndi kubona abantu mu biti, abantu baraje, imbuga iruzura, buhurira amazu, abandi bajya hejuru y'ibiti. Ko ndi kubona n'abantu bo mu biti bose, buri wese afite fanta, bari guhana ciyazi. Ibintu bimeze ute? Ibi bintu ubizi? Warambwira ati nawe warampishe. Buri iwanyu bazanye amafanta hano, ndamubwira ntukuzi wacu bo bayakura. Imana ikora ubukwe, tugiye tubona abantu igihe cyo kuzana ibiryo sasa kiba kirageze. Bazana umugati bari baguze muri boulangerie, turawukata. Tumaze kuwukata, abantu bazana ibiryo. Kwa kundi bamutegereje ko umukati uza ngo mu serve famille. Mbona abantu bose bafite amasahane y'ibiryo. Haleluya! Bana bose bafite amasahane y'ibiryo. Ibi mbivuga ni ibintu byabayeho. Ntabwo ndi nk'aba bandi bajya ku mbuga nkoranyambaga ngo bavuge ngo byagenze cyangwa ngo ingorofani yahindutse indege ngo bavuge ngo igiye byabyaye ikimasa. Njye ibintu mvuga ndabizi, kandi ibintu mvuga nibyo. Ugeze ku rusengero rwacu bakabikubwira ibyabaye mu rugo iwanjye nashingiwe, wakumva ari amayobera akomeye. Barangije abantu bose bararya, babona ubukwe, babona imbaraga z'Imana, babona kugira neza kw'Imana. Icyo ngiki Imana ibere yagikoze, iyo mvune ya mbere birakize. Imana yacu dusange cyane. Bantega iminsi, uzi ko bari barambwiye ngo sinzabyara. Uwo muhanuzi bugi ikintu tuvugira imbere y'Imana ndagitinya. Ikintu uzavugira imbere y'Imana cyose uzagikontorore, kuko Imana ntabwo izareba ngo wahubutse cyangwa wari uri gukina. Ikintu cyose uvugira imbere y'Imana ubona ko Imana yacyumvisha. Umuhanuzi akimara kumanura ngo nzapfa ntabyaye, ngo kubera iyo nda ntwite, ngo nzajya kuyibyaramo abana babiri ngo bapfire rimwe ngo bimpanga, ngo nicyo kimenyetso Imana yari imuhaye. Nasenze Imana ndavuga ati Uwiteka Imana ya Isiraheli, umfashe nujya kumpa umwana, uzampa umwana w'umukobwa ku nshuro ya mbere, kugira batazavuga ngo umuhungu umwe yapfapfaniye mu nda mbyara umwe, ariko Imana wenda yisubiyeho ngo wenda yari umuhungu, uzampa umwana w'umukobwa. Ndangije ndavuga ati Imana dore ngiye gushaka, ntitaye ku magambo abantu bazavuga, ntitaye ku bikorwa byabo, nzasame mazeyo amezi 5. Ndi kumwe n'umuhungu witwa Rukundo, twaririmbanaga. Ndavuga ni Rukundo, bitewe n'umujinya abantu banteye bari kumpanura ngo ndatwite ntatwite, nzashake nzamara amezi 5 ntarasama, kugira ngo ibyo bavuze bitagaciro. Nagezeyo tubana dukundana pe, ariko imvune zo ntizaburaga kubura. Bwarakeye mu gitondo abantu baje mu bukwe birumvikana bajya gushima Imana. Bagiye gushima Imana baravuga bati twabonye se w'imfubyi, twabonye umubyeyi, umva wagira so wagira nyoko, utabagira Imana irahahagaraga ikigwatiriza igakora ibirimo. Twabonye ubukwe kuva ubukwe bwatangira kuba kuri paruwasi, niho twabona ubukwe bumeze uko. Tawo nagize ubukwe bwiza ku rwego rwanjye, nagize ubukwe bwiza amasengesho. Amen. Birangiye ndabyibuka kuko njye n'ikanzu nambaye, ikanzu nambaye yari nshya, nta mafaranga nari mfite yo kuyikodesha. Ni umuntu wamamagaye arambwira ati reka ngo utwerere 10,000. Niwe muntu wa mbere, niwe muntu wantwereye, na niwe wa nyuma wantwereye. Iyo kanzu naragiye banciye 12,000. Ni umudiyakoni twasenganaga nawe, Imana imuha umugisha, anciye 12,000, muhereza 10,000. 2 nabimuhaye, Imana yarahinduye amateka, narabyaye. Yankopse 2,000 mbimuha, Imana yarahinduye amateka, narabyaye imfura y'umukobwa. Twarashatse rero, umuntu yari gutanga ubuhamya nyine agenda ashiramo utuntu dutandukanye bitewe nuko yibutse. Tugezeyo ukwezi kwa mbere sinasama, kwa kabiri sinasama, kwa gatatu sinasama, kwa kane kuba kurashize. Abantu batangira ngo ntureba ngo zanda ngo yakuyemo, kuko bategereje inda barayibura. Yengerayo nkarara nyigize, bari kuvuga ngo ni ya yindi najyanye. Bategereza inda barayibura, ngezeyo babona inda ntayo, batangira kuvuga ngo impamvu ntabyaye nuko nakuyemo amada menshi. Batangira kuvuga ngo mbaye ingumba. Amezi 5 ni ikimenyetso narisabiye Imana, ndi kumwe n'umuhungu witwa Rukundo, twari tubiziranye, twakundaga kugendana cyane kuko nawe yari inzahari tereye aho ngaho ari imfubyi. Twakundaga kuganira cyane, ariko ari umunyamasengesho. Amezi 5 ashize ndabyibuka, nibwo natwaye inda
ntwara inda nyitwara nizeye ko nzabyaramo umwana w'umukobwa. Niko byagenze, ibyo ubwira Imana irabikora, iyo ibonye nta mutima mubi ubirimo. Yenda nayibyayemo umwana w'umukobwa, kandi iyo umuntu akubwiye ngo ntabwo uzabyara, Imana yo ikora ikinyuranye. Umwana w'umukobwa yagize amezi 3 nkimara kumubyara mpita nsama indi nda, nabwo Imana ibivuze. Njye mbona Imana ukuntu yabikoze. Abantu benshi bajya bijujutira abana bakurikiranye hadaciyemo igihe, ariko hari ibintu Imana ikora kugira icecekesha iminwa y'abantu bakuvuze. Mpita nyirinda ya kabiri ahari ubugumba, hari ukubyara urugupfusha, bihita bindukamo kubyara intahekana. Baravuga rero sinzi ukuntu bigenza uyu muntu uko ari kubyara nk'ukurikiwe bigenza ute. Babandi bavuga ngo ntabwo nzigera mpeka. Umwana nawe ndamubyara, Imana impano wa 3. Imana yagize neza inyuranya amagambo. Imana yanyuranyije amagambo. Imivumo bamvumye bazi ko nta kintu, nta mwana nzaheka, nta kintu nzigezaho, bakamvumira mu jambo, bakamvumira muki, ariko Imana yo yanyuranyije amaboko. Imana igira ibintu, irebye ibintu abantu bagusabira ikabikurikiza. Mana yanjye ndahamya ntashidikanya ko ku isi nta muntu waba ugihagaze neza. Abantu bose baba bari hasi y'ibirenge by'abanzi babo, ariko Imana yabanye nanjye icyo gihe. Umva, yabanye nanjye ku buryo butangaje buteye ubwoba. Handi Imana yakoraga imirimo n'abantu bagahita babibona. Imana ndabyibuka tukigera muri urwo rugo nta mwenda natahanye n'umwe. Ibyo kuvuga ngo abantu batahana amasuperi ngo n'amarishe ngo nibiki, izo rishe n'izo superi rata nzimenye mbyaye 3. Nta mwenda nagiraga, n'utujipo. Uza abanyeshuri utujipo bafite nawe tuba tugera n'utujipo tungahise natwo twari duke, kuko iwacu nababwiye ko bari abakene, nta bushobozi barafite bwo kungurira imyenda. Ku cyumweru cya mbere muri cyo kujyana gusenga, ntabwo nenda subira mwako kajipo. Cya kabiri muri cyo kujyana gusenga, ndavuga ati najye mu ishuri Imana, yewe zamvune ziracyahari. Icyumweru cya 3 ndavuga ati Imana noneho biragenda ute, ntangira amasengesho y'iminsi 3. Twari turi gusenga turi munsi aho twari dutuye, hari urubingo. Bujya kuvugana n'Imana ni byiza. Imana y'ubuhanuzi cyangwa Imana yo kwereka, impano z'Imana muri rusange, nubwo abantu bazisigura ubwo bagashaka kuzipirata, bagashaka kuzihindura ukuntu zitari, ariko Imana ivugana nawe ikanakora. Ndi umugabo kumwana, twe turi gusenga turi 2, nta muntu twari twatumiye, nta mushitsi twari twatumiye. Imana ivugana nanjye binyujije mu mugabo wanjye, arambwira ngo mbonye Imana iguhaye igitenge. Ndavuga ati nawe nuko nta bushobozi ufite bwo kukigura kandi ukabuzi ko mfite inzara n'inyota byo kujya gusenga, ariko ntabyo ubonye. Umva nyine ubwo nzana, iyo utinze mu butayu cyane hazamo n'akantu k'ubwihebe. Mukanya turakomeza dusenga, nanjye ndavuga icyo gihe twaburaye turongera turabwirirwa. Uwari umunsi wa 2 ndasenga numva Imana irambwiye ngo mbahaye ibiryo. Ndavuga yewe bya bindi bavuze nanze wabibonye. Imana irambwiye ngo natwe duhaye ibiryo. Aravuga ati kwavuze ngo ibyo navuze ni ibinyoma, none ibyo uvuze ubikuye hehe? Mugabo wanjye Imana imuhumugisha. Umva, twagiranaga burage kuko twarabyirukanye tunarangana. Ndavuga tukiraho yarafite agatelefoni, umudiakoneze umudamu wa Kongomani wadufashije mu bukwe ahita duhamagara tubwira ati mwaranyanze ibyo bintu mwakoze ntari byo mumanuke vuba. Twaramanutse turi kwiruka nk'abantu bashonje, turavuga baragiye kuduha ibiryo, dusanga yatetse icyayi cyiza. Buriya umuntu uzanywa icyayi wanjye, ntabwo icyayi cyanjye kibagamo amazi. Ntabwo nzagiramo amazi. Twaramanutse tugeze dusanga yatetse icyayi cyiza kitagira amazi. Niwe wanyigishije guteka icyayi kitarimo amazi, n'inzara yose nimaranye iminsi 2. Ubwo ari hashize amezi 4 nayo ntari natwita. Ndakinywa neza duha n'ibigerangije amereza cya gitenge. Amaze kumereza cya gitenge ubwo ndakidodesha njya gusenga. Oya, hari hashize ibyumweru 3 dushatse, ndakidodesha amana amafaranga 5,000 byo kukidodesha, ndakidodesha njya gusenga. Ngiye gusenga babona ndacyambaye ko bari bazi ko nta myenda mfite. Mbona abantu batangiye kunushana, ariko ndaririmba nshima n'Imana ko yakoze ibikomeye. Ubwo
Imana ikomeza gukora imirimo, Imana itubwira byinshi, ndabimuye nzabagirira neza. Ni ukuvuga ibyo nyuramo buri munsi byose njyewe nta kintu Imana itambwiye, n'ibyo yitegura kuzankorera yarabivuze, kandi hari n'ibindi bimbwira ubu ngubu bikambwira ngo nzakugira gukibuka aho nagukuye. Mfite ibihamya binkomeza. Amen. Niyo mpamvu nkunda ririya jambo ryo muri Yesaya rivuga ngo avura imvune zo mu mitima, kuko ukuntu abantu batugwanyije twarashatse baduhereza amezi 2 ngo tuzabura ibyo kurya dutandukane, ariko twakomeje kubana neza mu bukristo. Iminsi 3 yashiraga tutariye, ariko dukomeza kubana. Ubu ndi gushima Imana, ndi umumama, nshimye Imana inyuranye amaboko, mfite abana 3 n'umugabo, kandi mu minsi iri imbere nzababwira n'akandi keza, abo bana baziyongera. Imana yarambwiye ngo izampa abana, ngo izampa abahungu n'abakobwa. Mu minsi iri imbere rero ubu ngubu mfite 3 kuri tariki 18, ariko mu minsi iri imbere nzagaruka mbabwira kandi keza. Nzagaruka mbabwira kandi kantu keza. Mubone namwe ko iyo umuntu akuvumye umuvumo w'ubusa utagira icyo gutwara. Ubu tubayeho, Imana yatubwiye ngo nta nzara, ntabwo tuzongera kubura rukundi, kuko naburaye 3 ntwite, ngira amarira menshi, ndasonza, ngira agahinda. Icyo gihe nari nshaka fanta ya citro yaguraga 300 turayibura, ndarira ijoro ryose ndi kuvuga ngo Mana urambwiye ngo uzangirira neza, ariko ahangaho ndi kumva sinzi. Icyo gihe nari mfite ibiro 47, ariko urukubona ko mfite ibiro 80. Ejo nagiye ku munzani mfite ibiro 80. Abanzi barabizi, kandi hamya ko nababona ikiganiro batabona ko ari ibinyoma. Abo tuziranye barabizi nabo naho mvuka, kuko ngiye aho nasebena niho navukiye. Bivuga ngo abantu bose twe tuziranye, nta muntu wapfura Afrika ngo avuge ngo ibintu bimeze gutya kandi bitameze gutya, nuko bimeze. Icyo gihe napimaga ibiro 47, ariko mfite ibiro 80 kubera imbaraga z'iki z'Imana. Iby'Imana ivugira bikora, kandi izivura imvune zo mu mitima. Imvune abantu batabona, imvune ikura ahantu furani wenyine, ukagenda ukavunika ukabajukaje rite mu mutima, ugacumbagira mu mutima, ugahuma mu mutima kubera imvune, ukagenda ukabana n'iyo mvune. Uretse Data wo mu ijuru uza kuyomora, n'umugabo washatse ntabwo yakuvura iyo mvune. Niyo mwamukundana kajana, umugabo washatse ntabwo yakuvura iyo mvune. Inshuti yawe, mwana mwiganye, ababyeyi bakubyaye ntabwo bakuvura iyo mvune, uretse Data wo mu ijuru niwe ugeza kuvura iyo mvune wenyine. Igihe cyarageze rero, umugabo wanjye abonye ko nta myenda mfite, icyo gitenge umudiyakoni yari yambaye nicyo nari mfite gusa, arambwira tumva umunsi Imana yangiriye neza. Twakunda gutera burage cyane, nzakugurira ibitenge. Anyereka, arambwira tuzagenda ugura ivarisi mu soko ushaka, nzakugurira ibitenge yuzuze. Igihe cyarageze ndagenda ndayigura, ngura ntoya bitewe nuko nizeraga, nabonaga ko Imana itama byinshi. Imana mujye muyizera ko ifite ibintu byinshi burya. Ibitenge arabigura birayuzura, ndavuga ati bugereka njya kugura iyindi, namubesha ntabwo yari yuzura. Ariko Imana yangiriye neza, Imana yangiriye neza nukuri. Ititaye aho twaturutse, ititaye uko twabyutse, ititaye ku magambo batuvuze, ititaye ku bibazo twagiranye n'imiryango, ititaye ku miryango itadushigikiraga, ititaye ku miryango itagushiga. Abantu baragusuzugura bakabona ko ntacyo umaze, ariko muri wowe harimo ibintu by'agaciro. Muri wowe ufitemo ubundi butunzi buteye ubwoba, ubutunzi buteye ubwoba. Bakagufata Uwiringiyimana Theogene nawe aririmbye ngo abantu bagufata uko babonye bakagukamira mu kitoze. Nanjye ni iryo jambo nakoresha, bakagukamira mu kitoze, bakagira ngo bitewe n'amasengesho basenga. N'abakristo barabikora, ntabwo tugwanwa nabo hanze cyangwa batazi ijambo. Ndetse bose bankubitiraga mu bahanuzi, uzi ngo bankubitaga bitwaje ngo gutya, bankubitaga bitwaje ibyo mu rusengero. Imana yabahaye niyo ntwaro bakoresheje bashaka kumarabika, ariko Imana irigwatiriza. Imana ishimwe. Imana ntabwo izagushinja ibinyoma ngo nuko abantu babikuvuzeho, cyangwa ngo urebe ubwinshi bw'abakugwanya. Imana ntabwo ireba ubwinshi bw'abakugwanya, aho kureba akamaro uyifitiye uzagirira na sosiyete mu bihe biri imbere. Ndi umukozi w'Imana, niko Petero yavuze,
kandi dukomeje gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Imana yacu ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hari ikintu wavuze ariko ntabwo nagisobanukiwe neza. Wavuze ko hararikiye Citro utwite ikabura, yaje kuboneka gute, byagenze bite? Erega amasengesho nubwo umuhanuzi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo nta gihe umuhanuzi azabura agaciro kireka mu gihugu cy'iwabo. Nubwo iwacu twe twarabuze agaciro ariko twarabakozi b'Imana. Ndabyibuka icyo gihe hari nimugoroba nararikiye Citro tumaze n'iminsi ari umunsi wa gatatu tugiye kurara tutariye turi gusenga Imana ikavuga ngo iratugaburiye. Hari umupapa n'umusaza Imana imuhe umugisha, yari umudiregiteri w'ikigo, araduhamagara aratubwira ati nshaka ko dusengana iri joro. Yaratuye hano twa ku Mukamira, urugendo kuhajyana amafaranga 500. Urukumva umugore wabuze Citro ntabwo ya 300 ntabwo yararabona amafaranga 500 n'umugabo we bari kumwe 1000 cyo gutega. Turabubwira tuti turaje dusenge kuko twabonaga nta handi ho kurara, nose kurara mu nzu wipfumbase, kurara mu buriri wipfumbase ni wari umaze 3. Turavuga wenda tujye kurara imbere y'Imana iratugirira neza. Tukivuga icyo tugitekerezo cyahita duhamagara tubwira ati mutege tagisi mugera muri gare murahura n'umuhungu wanjye abishurire. Wagera rero yabonye ko nta mafaranga dufite, twahise dutega turagenda. Yari yaratwikundiye kuko n'abana be yafite umuhungu wadukundaga cyane twasenganye. Turangije turatega turagenda, tuhageze imvura yari iri kugwa sinzabyibagirwa, ari nka 12:30. Duhura n'umuhungu afite umutaka yishura imodoka, arangije aratujyana mu rugo. Twagezeyo dusanga hari ukuntu abakire bajya bategura nkabikunda, dusanga bateguye fanta ku meza, hari ukuntu bategura fanta bakazigira uturundo ku meza. Dusanga bateguye, hari ukuntu umuntu ajya kugura fanta agasanga hari Citro gusa, nta na Coca-Cola iri kuri depo, nta na Sprite, nta na Fiesta. Dusanga bateguye uturundo 3, hari abandi bakozi Imana baraza, hari ukuntu ufata fanta nko mu kuko zirunda fanta 6 wende 6. Shana arazibonye mera nk'ubonekewe, harimo Citro gusa nta yindi fanta yari irimo. Nicara ku mukeka ndazinywa nanywemo fanta 5. Umudayimoni barapfuye. Umuzima barapfuye. Uriya musaza Imana izamumugisha. Ni ukuri ko Imana yabaye igikoresho cy'Imana kugira yaze kwifuza kwayo. Umuzima barapfuye. Fanta ubwo mba ndayibonye. Imana ishimye cyane. Imana ihumugisha uyu mumama kandi nanjye urabizi hari tumwe nzi. Hari tumwe nzi kandi pe Imana imuhumugisha kuko yagiye imurwanirira, ariko kandi yagiye iba bugufi bwe nubwo byagenze gutyo. Imana yakugiriye neza, yakugiriye neza. Okay, Imana yangiriye neza cyane, nta jambo riva mu kanwa k'Imana riba imfabusa. Sinzi umuntu twigeze gusengana abantu batinze mu butayu bavuga n'ibintu ugaseka ugahirira. Aravuga ngo Mana ngo ripfa kuba jyana gucitsa ukavuga ko uzangirira neza. Ngubwo uzangirira neza ngo uko byagenda kose. Rero Imana ipfa kuba yavuze. Hari amagambo tuvuga usubye ko dufite marayika udusengera. Wasubiza filimi nyuma y'ibintu wari ukubwira Imana ukavuga utangaye ije yanyica. Ariko Imana ipfa kuba yavuze. Ibyo yavuze yarabikoze, hari n'ibindi izakora ndabizi neza. Kandi ikomeje kubikora, ntabwo nyiburara, ntabwo nyambaye ubusa. Imana ikomeje imirimo. Kandi Imana yajyaga imbwira ngo izampa umuryango, yampaye umuryango mugari. Dufite abana twabyaye muri batisimu by'abindi bapane na marene bagera muri 40. Urukundo ntabwo tukiri mu byigunge. Dufite umuryango mugari, iyo mvuze baraza, mfite inshuti kuko icyo gihe nabayeho nta nshuti ngira ngo nta nshuti nzigera ngira mu buzima bwanjye, ariko inshuti turazifite. Mbese Imana ntako itagize. Imana nikomeza igire neza kandi izakomeza kutwagura ndabizi, izakomeza kuturengera, izakomeza kuturinda. Hari byinshi biri imbere izadukorera kuko ibyo yakoze mbere byanyeretse kwikora. Izi gukora ni umuhanga cyane, ni nararibonye, ntabwo ari ngiye yabyigiye, hari n'abandi yagiriye neza. Izo mvune nabanye nazo igihe kirekire cyane,
ariko uko bukeye nuko bwije kuko nabaye mu mvune yuko ntazabyara iryo jambo ryegeranyingije umutima uko mbyaye imvune zigenda zivamo nkibagirwa iby'imiryango yankoreye nkibagirwa iby'inshuti zankoreye zari inshuti zanjye nkibagirwa iby'abakristo twasenganaga bankoreye ariko ubu iyo ngeze iwacu kuko Imana yajyaga irambwira umva ukuntu Imana ivuga igasohoza amasenge Imana yajyaga irambwira ngo ihumura nubwo uri muri iki kibazo ariko uzajya uraza uje uteze ntabwo uzatura ahangaha nubwo wasebeye nzagutabara warimutse utagituye ahangaha nkareba Mana naho dutuye ni mu nzu yo twasabye umuntu yari yaduheye ubuntu nta n'ibiceri 200 twabonaga byo gukodesha inzu bizagenda ute uyu Mana yaratwimiye dutuye muri Mahoko ibindi tuzabibabwira turi abakozi b'Imana dukomeje gusenga no kugabura ijambo ry'Imana uko Imana izadushoboza tuzajya tuganira ijambo ry'Imana burya Imana ikunda umuntu uvuga ibyamukoreye umurindi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bantu ibyo yagukoreye ntabwo ibigukorera ngo ugende ubibika hari benshi bari mu kibazo twabagamo hari benshi bakiri mu rujirajiro batagira epfo na ruguru hari abadafite iwabo bafite ubushobozi bwo kubashingira cyangwa imiryango ikaba itabemera ariko Imana ni umubyeyi Imana ihagaze uruhande rwacu mbona ko ari umubyeyi ubu niwaza mu maraso yanjye birimo mu maraso yanjye byivanzemo ko Imana ari umubyeyi mu maraso yanjye byivanzemo ko Imana ari umubyeyi Imana yatugiriye neza turarya turambara mbese bimeze neza kandi turacyari abakristo bashimwa n'Imana n'itorero kugeza iyi saha nk'ibyo nasabye Imana nta muziro urambonekamo mu itorero umunsi zaza ngiye gusengerwa ku budiyakoni ukwezi kumwe bararangiza umudiyakoni urumva Imana imfitiye icyizere n'abantu barakimfitiye kuko kuva icyo gihe cyose nubwo amabwire yabaye menshi ariko nta muziro urambonekaho ku itorero gutorera bajyanci ruhande ndacyari umukristo kandi nzahora ndiwe namwe ndabifuriza kuzahora muri abakristo imvune zo mu mutima Imana izazivura abarijwe n'imiryango Imana izabavura izo mvune abambaye ubusa Imana izabavura izo mvune ingumbi Imana izaziha urubyaro ibyo ngibyo ndabizi neza kandi umuntu wese uzakuvuma uko yaba yitwaje kose yaba yitwaje izina ry'Imana ari kuyibeshyera yaba yitwaje imbaraga afite yaba yitwaje uko akubona wowe ko nta kintu ufite iyo mivumo yose Imana yiburizamo igakora umugambi wayo Imana yacu dufashe cyane ariko ntago uvuze ko naguhanuriye ufite umwana w'amezi 3 kugiye kubyara kandi urabyaye cyangwa warandakarariye nanjye warandakarariye se hari ubwo ari njye wabisoje si Imana yabisoje ko takababwiye n'ukuntu wabaga mu kazu k'imvundanwa k'icyumba kimwe Imana kakagukuramo asengesha nawe rero mu kiganiro ubu twavuga byose nk'abagiye gupfa ntabwo tuvuga byose nk'abagiye gupfa wabizira inshuti yanjye turacyari kumwe tuzajya tuvuga n'ibindi warampanuriye nyine nabanje kurakara ariko nkuriye ko bampanuriye ngo sinzabyara numva n'uwo mwana ni ngombwa ko aza Imana mpaye umwana w'umukobwa barambwiye nzabyara impanga 2 z'abahungu ngo nicyo kimenyetso inyuranye amaboko mbyara umukobwa kuko aribyo nayisabye kandi nizeye kandi nasenze nanirije n'ubusa ujye twirije ubusa tujya dutegeka jaho abantu ntibakajya barapfusha ibintu by'Imana ubusa ibi bintu dufite birakomeye ibi bintu dufite bishobora kurema ikintu kidahari kikabaho ibi bintu tugenda dufite bishobora kurema umwana mu nda y'ingumba ibi bintu dufite ababisuzugurana batabizi cyangwa bano babijemo ubundi ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice 9 hari Yosuwa yasezeranaga mu masezerano n'abagibewoni ntabwo yarazi iyo baturutse yagize ngo ni bene wabo natwe mu murimo Imana hari abantu tubona tukagira ngo ni bene wacu aribo bagenda babipfusha ubusa ariko ababizi neza abazi by'Imana ikora naho yabakuye ntabwo ibintu wabipfusha ubusa ibintu birakomeye Imana mpaye imfura y'umukobwa turi gusenga umwana afite amezi 2 n'igice Imana imbwira ko impaye umwana w'umuhungu irambwira ngo nzamwite Yosuwa umva ukuntu Imana yacikora none se ubwo abo babanuriye abahungu nubwo babahaniye ko batazabaho iyo bambwira ngo nzabitariyane nkabyara umukobwa Imana yacu ikubwira umuhungu ikakubwira n'izina ngiye ibyo ubwo ndyemera nkurikije ibyo Imana yankore nabyaye umwana w'umuhungu mwita Shami Edi Josue arijye Yosuwa nyine Josue ni Yosuwa ariko nyine tu ibyo Imana iba yaravuze
tuzi ibigomba kubikora twatera imigeri tutanayitera, ariko Imana yangiriye neza yampaye abana. Imana yampaye abana kandi ikomeze irembere. Imana imuha umugisha, abisobanuye neza. Aravuze ngo abantu bakwiriye gukomera kandi bagasaba imbaraga zo mu mutima, bakagwiza imbaraga mbere yuko babika ubuhanuzi, bakabika ijambo mu mutima, kuko hari ubukwe bwinshi bugenda bupfa kubera abahanuzi, ubundi bugakorwa kubera abahanuzi, ariko umuntu wese akomere mu byo yizeye kandi Imana ikomeze kubafasha ibagirire neza. Christine rero turamushimiye kandi imbaraga n'amavuta atwemereye ko n'umutware we azamutuzanira, ubwo turabyizeye ko nawe azadusura ku Baragwa TV kugira ngo nawe akomeze adufashe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Dushimiye Christine, Imana imuha umugisha kandi yakoze kuza ku Baragwa TV kugira ngo yomore cyangwa se afashe imitima y'abantu benshi. Gerageje gusobanura uburyo umuntu wese akwiriye gukomera, akagwiza imbaraga z'umutima mbere yuko abika ubuhanuzi, akabanza akabika ijambo ry'Imana. Imana rero imuha umugisha, nubwo abahanuzi b'ibinyoma bahari ariko nabo kuri barahari. Rero Imana imuha umugisha, reka tumusabe asengera imitima y'abantu bumvisha ijambo ry'Imana, kandi umuntu wese uri bufungure iki kiganiro Imana imuha umugisha, akirangizanye natwe ko turabizi ko harimo ibyo kujya byo kubaka ubugingo. Imana imuha umugisha. Ubishimirwe ko kuri Imana nziza, ushimwe ko kuri Imana idahwema kudukurikirana, ujye utureberera ukamenya hazaza hacu, utitaye kuri aho twaturutse, utitaye kuri gakondo aho twavukiye, ukita hazaza hacu. Ushimwe kuko wamenye hazaza hacu ukatureberera. Rero ushimwe kuko utugejeje kuri uyu munsi, tukaba twari turi kubwiriza ijambo ryawe, tukaribwira benshi. Ijambo ryawe ni ryo kwaguka rikabwirwa abantu benshi, kuko abantu bo muri iki gihe niko ijambo ryaravuze ngo bakeneye ijambo ry'Imana. Ntabwo bakeneye ijambo ry'umukuru w'isibo, ntabwo bakeneye ijambo ry'umukuru w'igihugu, ntabwo bakeneye ijambo ry'umukuru uwo ari we wese cyangwa ry'umuyobozi, ahubwo bakeneye ijambo ry'Imana. Kuko impamvu wabibabwiye, wabonye ko benshi bafite imvune, bavunitse mu mitima. Ijambo papa yakubwira ntabwo ryakuvura imvune zo mu mutima. Ijambo umubyeyi yakubwira uwo ari wese ntabwo ryakuvura imvune. Ijambo pasiteri yakubwira ntabwo ryakuvura imvune. Ijambo inshuti yawe yakubwira, ijambo umugabo yakubwira ntabwo ryakuvura imvune. Hari benshi babana n'izo mvune. Rero niyo mpamvu watugenera ijambo ngo ritugereho, tumenye ko waje kuvura abafite izo mvune. Hepfo Yesaya aravuga ngo waje kwambika abantu imyambaro y'ibyishimo mu cyimbo cy'ivu, waje guhoza abarira ngo bahe ibyishimo mu cyimbo cy'ishavu. Nyemerera rero abarira impande zose, ibihugu byose, Aziya ubagereho, Amerika ubagereho, Abanyarwanda muri rusange, Kenya, Tanzania, abantu bose bafite imvune zo mu mitima. Nzi ko ari wowe Mana ibasha kunga. Abari budukurikire bose bumve ko Imana ikiza imvune. Nanjye waranyumuye kandi uracyakomeje kunyemera uko bwije nuko bukeye, uracyakomeje kugenda natwe. Ngaho nidushigikire rero, imbabazi zawe n'umurava bishigikira aba bantu bari bumvira ijambo, kandi ubashe kubona uwumva ijambo akaryizera, umwamora izo mvune abana nazo. Hari abafite imvune z'ubugumba, abafite imvune zo kutabona, abafite imvune nyinshi cyane, imvune zo kwangwa n'imiryango. Abo ngabo bose ubarengere, bamenye ko Imana ikiranuka muri byose, bamenye ko Imana itumva amabwire, yumva amagambo tuvugira imbere yayo uko bwije nuko bukeye, ikumva ukuntu tuyitakira, igatega amatwi ijambo ryose tuvugiye imbere yayo, ikarikurikiza kandi ikarema byinshi bifatika. Ijya inyuranya amaboko mu izina rya Yesu Kristo, wanyuranyije amaboko, Mesiya mwiza, ahantu henshi hatandukanye. Nanjye iwanjye wanyuranyije amaboko, uhimbazwe. Ibyo abantu baduteguriraga ntabwo ari byo byatubayeho, ahubwo bitubaho n'ibyo ushaka. Twemere rero ubane n'abantu bari bumvira ijambo, imitima yabo uyihe guhuguka no guhugukira iby'ijuru, imitima yabo uyihe kumenya neza no kumva neza no gusogongera, bumve ijambo kandi baryumvire, bamenye ko Imana izabatabara. Hari benshi bafite ibibazo, iyi si iraturuhije, imiruho ibaye myinshi, ariko abafite imvune zo mu mitima tuzi neza ko Imana izabavura. Abafite imvune bavunitse, hari abavunitse batewe n'ibipfubyi, abandi bavunwa n'ibintu bitandukanye, ariko abo bose hari abavunwa n'ibishako bibi. Abo bose ubarengere, abo bose ubiteho, abo bose ubatabare. Hari abavunwa n'ubukene, akabana izo mvune, akabana nazo, akabura icyaha abana, akabura umwambaro wo kwambara. Mu izina rya Yesu Kristo abo ngabo bavura izo mvune, kuko uri umwami w'amahoro. Tuzi neza ko uzakora
umugambi wawe ntabwo ari uw'ejo, umugambi wawe ni uw'iteka ryose. Komeza rero ubane natwe, imigambi yawe yose tuzi ko izahama, imigambi yawe yose izatugeraho, kandi ibyo waduteganyirije bizatugeraho kuko uri umwami w'amahoro. Komeza ubane n'abari bwumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo, amen.